nagize 30 buri samudi haba ubukwe. Buri samudi habaga iki? Bati bi. Buri samudi Yesu yagiraga gute? Yarashingiraga. Kandi mpari mfite amavuta n'amashuri, mbwiriza amateraniro matoya n'ibiterane. Ndagira ngo mbabwire yuko ubu jewe nategereje umugabo, nzi neza ko tuzabana imyaka 2, kandi ndihangana. Mu kwezi kwa mbere kwa 2014 ngewe nitumira mare ntangira gushyiramo amajyambere atari yaza kugira icyo ambaza. Icyo gihe maze kuyigura naze mutujyambere duke nk'utwo mwumvise. Igihe kimwe umusore narinzi ko tuzabana anyereka abakobwa 2 ngo muhitiremo. Ngewe umuntu yarambenza ari 3:00 amaterano ya ADEPR atangiye muri uyu mujyi ari 3:00 turiremera maze kungurira gatogo, ariko arambenga ku isuku. Ndikomeza mitambwira umutima wanjye ndamanuka ndawubwira nti kuko umwami Imana izagira gute yewe izantabara mutima wanjye. Ubu nicyo gituma ntagira gute ntamwara. Hanyuma rero wicecekere rira jambo batubwiye ni ngewe nawe na Yesu. Rira jambo ntugire gute nturyiteho. Dore ikintu gituma barokore tugwagwana tukagwagwana no kwita ku byo batubwiye bitari byiza. Andi mu bintu bituma ibya Yesu bigusha abantu, zingura Yesu mukorane wimubangikanya. Nturi tujya muri kabari ngo umushikuzayo twakubaza tutese ko ari uhiniye ngo nzamubwiriza agakiza. Nuri Yesu nutanga agakiza, hari igihe uzagera mu rugo kwatigiye umenye ko ndi n'umupagani. Agwati biko wankuye ko tari hehe, tari mu rusengero ndakwibutsa ko je ntari umurokore. Ariko ibya Yesu binyeganyeje abantu. Ibya Yesu binyeganyeje abantu. Bantu nagize umugisha nazindutse 2:09 narindi hano mu iteraniro batwakiriye. Hari abantu batari babasha kuza, hanyuma rero basanze nivuze nitwa Esperance ayinkamiye, ndaturuka mu majyepfo ihuye, umukristo ku itorero rya Taba, kandi ganda umugore ndubatse ndabyaye. Urugo rwanjye ruri mu Matyazo, ndagenzwa n'ubutumwa bwiza. Mfite intashyo uhereye mu rugo rwanjye n'abandi bakunze kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo bazura urugendo rwanjye, bampaye intashyo mwakirizo ntashyo. Ndabanza gushimira abayobozi b'iri torero kuko Imana yabakoresheje bakandarika ngo nze kuri iri torero, nze mbitse ahantu imungu n'ingese bitazagera. Banyakubaha abayobozi bayobora iri torero, Imana ibahereza umugisha. Ndashimira cyane bene data nagiye mbabona twabanye Huye, bamenye ko ndi bube ndi hano. Hanyuma rero numvise amakuru yuko hari abantu turi bubane baturutse Huye. Hanyuma rero abo bantu aho bicaye nibubahwe, Imana nibaha umugisha. Ubwo nuko mbashimiye, murakoze cyane. Hanyuma rero Pasiteri uyobora hano tuziranye agisengera imurambi, ayobora korari. Yajyaga ntumira muri korari yayoboraga no kwitorero bantumiye. Hanyuma rero n'uyu munsi bongeye bakantekereza n'abandi mwese mukorana, numvise nabyo nabishimira. Burya rigihura n'umuntu mu cyumba ukagira ngo birangiriye aho ngaho. Twahuriye muri korari, duhura naho yateraniraga atara n'umupastori. Hanyuma rero ibyo ubwo ntibyazimye, wenda yahuye n'abandi nabo tuziranye. Imana yongera gushima ko ngaruka hano, numvise nabibashimira. Imana ibaha umugisha. Dusome ijambo ry'Imana, kandi nabo tutari tuziranye ubu turamenyanye. Imana ishimwe ko inyungu y'abantu muri umutungo kandi ga muri imari. Haleluya. Imana ishimwe ko inyungu y'abantu nabo tutari tuziranye. Imana ishimwe ko tumenyanye. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo bice 11. Turasoma duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 6. Ubundi tuganira ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo bice 11 murongo wa mbere kugeza kwa 6. Turasoma mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo Yohana umubatiza atuma kuri Yesu. Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12 avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yaho. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu arimo agira gute akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereza undi? Yesu arabasubiza ati,
nimugende mubwire Yohana ibyo mwagize gute yemwe, ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirimo ziragira gute? Zirahumuka. Ibirema birimo biragira gute? Biragenda. Ababembe barimo baragira gute? Barakira. Ibipfa amatwi birimo biragira gute? Birumva. Abapfuye barimo baragira gute? Barazurwa. Abakene barimo barabwirwa iki? Ubutumwa bwiza. Kandi ga yemwe, hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Amen. Mubombe Bibiliya tuganire. Mfite ijambo ryo kubwira itorero ry'Imana ryicaye hano ngo mbabwire ngo Yesu hano hirya arimo arakora. Yesu ariho aragira gute? Ariho arakora. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yesu arimo aragira gute? Arimo arakora. Iyi nkuru dusomye y'uyu mugabo witwa Yohana umubatiza, ndabatangariza yuko uretse no kuba yarabatije Yesu, bari bafitanye n'isano. Yari mubyara we. Hari harimo ikimenyane, hari harimo amaraso, hari harimo isano. Aza kugira ikibazo, baramufunga, hanyuma akajya yibwira ati ubwo ndaye muri gereza, ubejo ntabwo nzagera gute yemwe, ntabwo nzirirwamo. Hanyuma abonye ku manywa arimo aravuga ati nshobora kwirirwamo ariko singire gute? Sindaremo. Ariko ndagira ngo mbabwire ko burya byashoboka no ku bantu bubaha Imana. Ariko aha hirya Yesu arimo aragira gute? Ariho arakora. Mumumpera amashyi mwese. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ko ibintu byinshi Yohana yibwiraga burya harimo n'amasezerano. Ikindi kandi hari n'igihe umuntu agera mu kigeragezo ntahite yiyakira. Mbabwire ko kandi bishoboka cyane ko igihe kirekire gishobora gutuma hari ibintu tumva, ariko ndagira ngo nkubwire ko Yesu arimo akora. Ikindi kintu nshaka kukubwira, ndagira ngo nkubwire ngo mwene data, kubura umuvandimwe. Hari igihe wabona umuvandimwe wari umukeneye ntumubone. Buriya Yohana yaravuga ati Yesu naramubatije harimo ikimenyane kandi turi n'abavandimwe, ukumva utiyakiriye, ukumva ibya Yesu birakunyeganyeje. Ariko reka mbwira abantu baseje mu ngo niwirirwa unyeganyega, hano hirya Yesu arimo arakora. Ngiye ubahagaze imbere namaze imyaka 13 mbwiriza ubutumwa ndi inkumi. Imyaka 10 ningahe? 13. Uwambonye mu mwaka wa mbere mbwiriza ubutumwa bwiza akambona nko mu mwaka wa 5 yaravugaga ati wa mukobwa. Hanyuma nko mu mwaka wa 7 n'uwa 8 batangiye kuvuga ngo wa mukecuru. Ariko hano hirya Yesu arimo aragira gute? Ariho arakora. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ko Yohana ntimumurenganye ntimumutere ibuye. Ari mu nzu y'imbohe baramubwiye bati Yesu hano hirya hano turi ariho arakora ibitangaza n'imirimo. Ahita ababwira ati ariko mugende mumumbarize, yaba ari we dutegereje cyangwa tugere gute cyangwa dutegereze undi. Niko umuntu uri mu bibazo ajya yibaza kuri Yesu. Hanyuma rero jewe byangendekeye gute? Nagiye kubona mbona ndakuze nkuko namwe mwakuze. Hanyuma rero nisanga mwivuga butumwa imyaka 13 ndi inkumi. Myaka Yesu yapfuye afite nashyingiwe nyibura 3. Mu gihe cyanjye kandi yari myinshi, uretse ko ubisigaye ari mikeya. Ariko ndabatangariza yuko igihe namaze mwivuga butumwa abantu bari baravuze bati Imana nukora igitangazo ugashyingire sipe uzabutugiriye neza. Kandi utaza kugira ngo nta bibazo byinshi nari mfite amavuta mfite n'amashuri. Burya ibyo bintu nabyo ku munzani birapima. Kuba ufite amavuta ufite n'amashuri ukabukijijwe uri inkumi, ubundi byari ku munzani bimeze neza. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko ntibyatuma utagiragereza uhagararamo nk'iyo gutinda mu bukumi. Nkomeza Yohana ngira ngo mbabwire ngo umuntu umeze nka Yohana byakunda ko wahagarara ahantu ukafungiranirwa, ariko ntanga itangazo rivuga ngo hano hirya Yesu arimo aragira gute? Yesu ariho arakora. Nagize 30 buri samudi haba ubukwe. Buri samudi habaga iki? Bati bi. Buri samudi Yesu
Yesu yagiraga gute? Yarashyingiraga. Kandi mpari mfite amavuta n'amashuri, mbwiriza amateraniro matoya n'ibiterane. Ariko hano hirya Yesu arimo aragira gute? Mureba akajisho keza umuntu kuri ruhande, mubwire ngo Yesu arimo arakora. Yesu ariho aragira gute? Yewe ariho arakora. Hanyuma rero ubuhamya bwanjye sindi bubujyamo bwose kugira ngo ntaza kubaraza hano, ndi umuntu mukuru kandi ndareba, ariko ndashe ku ncamakeya ndagira ngo mbabwire yuko ubu jyewe nategereje umugabo, nzi neza ko tuzabana imyaka 2 kandi ndihangana. Mu kwezi kwa mbere kwa 2014 njyewe nitumira mare ntangira gushyiramo amajyambere atari yaza kugira icyo ambaza. Maze kumenya ko bizagenda neza, Imana izanshingira mvuye ahantu mwivuga butumwa, imbwiye iti tangira ugura amajyambere. Hano hari abakobwa ngo mutangire mugura amawati. Haleluya. Natumye mare umubyeyi twabanaga i Muhanga, ndamubwira ntugende ungurire mare, mitangura teremusi 14 ndambikamo. Haleluya. Hano hari inkumi twateranye ngo zigire gutya, inkumi zigire gutya ndebe. Hano hari inkumi mwiteraniro, inkumi ndazishaka zigire gutya. Nikubwira ubukwe tangira ugura amafurusheti. Haleluya. Kuko Yesu nari naramubonye buri saa mudashyingira. Hanyuma rero icyo gihe maze kuyigura, naze mutujyambere ducya nk'utwo mwumvise. Igihe kimwe umusore narinzi ko tuzabana, anyereka abakobwa 2 ngo muhitiremo. Anyereka uwigaga muri Seka, anyereka n'undi ku pastor muri mujyi wa Kigali. Ndavuga ni bose ni beza, ndavuga ngo bose ni beza. Kibaye nkawe menya wari kugira kamera sinzi ko ari kubivuga, ariko naravuze ngo bose bameze gute? Yemwe bameze neza. Uzahitemo ugize gute ubushaka. Hanyuma nahise njya gusenga. Ibintu byo kwirirwa no kuba umuntu byonyine yarakubenze ukanga kumusuhuza, izo ni intege nkeya. Njyewe umuntu yarambenze ari saa 3, amateraniro ya ADEPR atangiye muri uyu mujyi ari saa 3, turiremera maze kungurira agatogo, ariko arambenga ku isuku. Hanyuma agira ikirageza ajya muri gereza njya kumusura, kandi yarambenze iteraniro rigize gute? Ritangiye. Ariko naje kubabwira ko hano hirya Yesu arimo agira gute? None se ko bambenze ubu sinashyingiwe? Kibazo ngo barakubenze? Reka hano hirya Yesu ariho aragira gute? Kukubenga jewe nanjye barambenze, kandi nanjye harabona agize gute? Harabona benze. Nta gitangaza kibaye, ibyo kuvuga ngo kumeneye amavuta, komera ushikame. Hano hirya Yesu arimo aragira gute? Ariho arakora. Ibijyanjye mbivuze narara, reka nivugire kuri Yohana. Icyakoza cyo reka mbabwire ngo ku itariki 29 zo kwa 8 niho uyu mugabo tubana yaje 2014. Hanyuma ni nasenganye n'umuntu hano ku Gisozi, arambwira ngo naza azagusanga mu muhanda w'umukara. Nkajya mvuga nti se ndahita ntura muri kaburimbo? Ndababaza, ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana. Imana iravuze ngo naza kukurambagiza, azaza mu muhanda w'umukara, azakugeraho ari mu muhanda w'umukara. Kandi icyo gihe ho natahaga hari bitaka. Ngaho mbwira naribazaga niba nzahita njya gutura muri kaburimbo. Hanyuma rero nyakubahwa pastor, buryo umunsi nakoze niba ture imurambi y'icyumweru cyose amakuru yafite, burya bandambagirije muri arya materaniro. Yarantelefone c'était vendredi, ambaza ko mfite umwanya mu cyumweru gitaha. Ndamubwira nti nta mwanya mfite. Wahita ugira intege nke ngo ndishimye ngo nenera kubuza uraje ukayitureka igiterane wemereye umupastori. Nahise nihagaraho ndambwira niko nta kanya mfite, ko mfite ahantu nzajya kuba mu materaniro icyumweru cyose. Ati none uzajya ubwiriza amanywa nijoro ntoya, atuzanshakiremo umwanya. Amen. Maze kubwiriza mu gitondo ndi bubwirize mbwira Pasteur Graciane, ndamubwira nti mfite umushyitsi uyu munsi, gahunda y'amateraniro imeze gute?
imeze gute? Arambwira turabwiriza mu gitondo, uraza kubwiriza na nimugoroba. Nta kibazo. Umushyitsi yambwiye ko duhurira mu mujyi, hari ahantu habaga restaurant kera yitwa Fantastic. Mwebwe abanyakigali mugize gute? Murahazi. Hanyuma rero niho yambwiye ngo duhurire, murabona ko hari umukara yaturutse Huye mu w'umukara, nanjye mpagarara harya mu mukara, ducakirana nta gitaka nkandagiyemo. Imana ibishoje amawati amasezerano. Seko muyihaye amashyi buke mugira ngo sinari nshaje badi. Ntabwo nagiye gusenga, nagiye gutegura ibyo nzamwakiriza. Niko kuri ko abarokora ibintu byo kwanga ugiye kubitekerezaho no kubisengera. Nari narabisenge ko navuye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, nzi ko tuzabana. Ndamutegereza ndatagangara, mara imyaka hanze 2 mutegereje. Uwo munsi rero yabimbwiye, urumva ko nari ndimo mbwiriza Murambi, nari mfite amavuta, nahise ntangira gupanga, nabwirije ntekereza ibyo nzamwakiriza, fire etc. Hirya ya fire namwe mugira utwo mugenda mugira gute mwiyongereraho. Namuhaye ibyumweru 3 byo kugira ngo mbe mpaha, mbe mwitegura. Hanyuma yasanze igisubizo ari yego. Mbabwira akajambo kamwe rero. Niga muri kaminuza, mushiki we yari yaransabye ifoto. Igihe kimwe umwuka wera arambwira ati byuka njya kuyifotoza ahantu ari express kuri studio yo kwa Elia i Nyanza. Ariko umwuka mbwiye, hanyuma kandi uteguye ijyane Butare, kandi ntuyihe mushiki we, umubwire ngo ubari uyiha ayimuguhere. Mwuka nimujya kwifotoza ntimugapfobya amafoto, mujye mufata ntuze neza, postere muyifate neza, kuko na mwifoto Imana ikoramo ikiwate igitangaza. Haleluya, haleluya. Yaragiye aramubwira ngo dore ifoto SP yampaye ngo nkuzanire, ariko ndayikubikira. Aragenda yishyira muri office ye mu gitabo. Umunsi yaje kundeba yari yarambwiye ngo hari umukobwa nakunze, nshaka kuzagutumaho, nzaguha coordonnées, ubwo ni ibimuranga. Hanyuma yaragiye ajya muri cya gitabo yabitsemo ifoto yanjye. Numvise ijwi ari mu gitondo ngo njye kwa Elia ni ifotoze express, mitendega straight forward, mitengi Butare nyijyane. Nta kindi kigize gute kinjyanye. Mwabaye mute? Ujya wumvira umwuka kandi ugwize iki? Urukundo. Nta sano uzagira nugira ute nubona Yesu. Ubwo umunsi twahuye yagiye muri telefone, cyakoze ajye nta touch nari mfite kubera nyine ibintu byari bitaragenda uko byagenze. Hanyuma arambwira ati ngiye kukwereka wa mukobwa nakunze, nashaka kugutumaho uzamumbwirire ko mukunda. Hanyuma agera ku ifoto yanjye nashyiriye mushiki we, arambwira ngo nguyo. Nanjye ndamusubiza ngo nzamukubwirira. Nk'abasirimu neza, ubwo dossier turayiclosinga tumaze kurya, njya kumumubwirira nti kandi ntinguhaye ibyumweru 2 nzaba naravuye kumureba, uzaze gutora igisubizo, njya gushaka ibyo mwakiriza sije wahera. Ndashimira Imana ko nashyingiwe. Ndashimira Imana ko nashyingiwe kandi ngashyingirwa mfite ubuhamya bwiza muri iki gihugu. Kubwiriza hanyuma ugashyingirwa neza mu buhamya bwiza ntako bisa. Hanyuma umugore umwe utubaha Imana yaravuze ngo bene Antoine nibashyingirwa imbwe zamuheke. None mu kwa 10 umuhererezi wacu yarashyingiwe. Ubu murambwira uyu muntu ameze gute nk'ubu koko Mana? Icyazana kazakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndashimira Imana ko twashyingiwe. Maze gushyingirwa namaze iminsi mike ntaratwita, ni mikeya n'amezi 5. Hanyuma ndimo manuka njya kwitabaho nsengera, mpura n'umugore umwe arambwira ati rero nkurikije, arambaza ati se hari akantu kari mu nda ndi wapi? Ati nkurikije abadayimoni wishuri inkumi, shahu kabuzapfa kubona urubyaro. Ndavuga nti kwaje nara Yesu. Ariko mwagiye mubwira abantu bari mu bigeragezo mukababwira neza ko atari mwe mubikora, wajya uvuga ko Imana izamugira neza byonyine ukigendera. Atinyuka mbwire ngo abadayimoni nice ndi inkumi ngo bazangaruka kubona urubyaro ni karate. Hanyuma rero narikomeje, ndikomeza mitambwira umutima wanjye, ndamanuka ndawubwira nti kuko umwami Imana izagira gute yewe izantabara mutima wanjye. Ubu nicyo gituma ntagira gute ntamwara. Hanyuma rero wicecekere rira jambo batubwiye, ni ngewe nawe na Yesu,
ririya jambo ntugire gute nturyiteho. Dore ikintu gituma abarokore tugwagwana tukagwagwana no kwita ku byo batubwiye bitari byiza. Nuituzana nk'icyanditswe ngwita utsindagiraho. Ubuse ku musumwe nagiye kubwiriza umuntu agahagarara nsohotse hariya mu nce za Kayonza ndi imbere y'urusengero tumaze kuva mu giterane hari ku munsi wa mbere, hanyuma hari ku munsi wa kabiri, hanyuma umuntu ahita avuga ngo shaho ngo hari umukobwa watwigishije neza, ngo umukobwa w'umukecuru yatwigishije neza. Mpita mvuga nti Satani ndagusuzuguye n'ingabo zawe zose, nti ku cyumweru ninjya kuri aritari nzahita nivuga neza. N'ubu ntabwo najyaga nivuga neza, nti haleluya batamena mena, nti nitwe nka Esperance, nti kandi genda umukobwa ukuze uciye akenge, nta badayimoni bagire gute yewe bamwari, kugira ngo n'uwavuze ko nshaje ajya avuga ati nawe mwumva ko agira gute abyivugira. Ni ndi umukobwa ukuze kandi uciye iki akenge. Ubwo ibintu byo kumbwira ngo ndakuze nahise mbihwanyirizamo, umuntu wese yabagazi ko nanjye ngize gute mbizi. Uretse ko kandi mujya mwigiza nkana ibintu banatuvuga kenshi, hari igihe biba ari byo, hari igihe biba ari byo, ariko naje kubabwira ngo rata niyo baba hari ibintu bavuga hano hirya Yesu ariho aragira gute, hariho arakora. Rero reka niveho, bari bansabye ubuhamya, reka mbaho ubwo bwo gushaka mujyana ubwo ngubwo, mujyana ubwo ngubwo. Iyi narabyaye, sinababwiye ko nanabyaye nyuma y'amezi 5 nahise nsama, nta nubwo natinze, ahubwo nukugira ngo Satani ninyohagize ambwira amagambo mabi. Naje gusama ndabyara, mbyara umwana wa mbere, mbyara n'umwana wa kabiri. Murumva nta kwimana itagize, kandi nubwo ndiho nsaza wabona Imana inyongeye n'abandi. 40 ndayiburaho uyu nguyu, ngo nta mugore uvuga imyaka imbere y'iteraniro murangira gute? 40 ndayiburaho ingahe ingahe umwe. Murumva ko ndiho ndagira gute, ndiho ndasaza, natinze cyane kwitaba. Ku bintu byo gushaka natinze cyane kwitaba, ariko ndashimira Imana aho twitabiye yatugiriye neza, muyimpera icyubahiro. Hanyuma ntangariza abakobwa n'abasore mwicayemo hano, mubona bitagenda, Imana iyibishatse irabihagurutsa, ukabona ubukwe buraje, ukajya ugira ngo ntuzi ibyo urimo. Ndashimira Imana yarabukoze. Hanyuma rero reka mbabwize ukuri kw'Abanyarwanda. Umuntu umwe yaransuzugwa ari mu gitondo aravuga ati mbona utagira mu mutwe. Umuntu wize kaminuza nkuru y'u Rwanda n'ukuri kose, ati mbona wirirwa wirukanka ubwiriza ubutumwa nta bitekerezo. Ariko umuntu ubwiriza ubutumwa burango nta bitekerezo, ati nk'ubwo ninde musore uzakwemera? Ahita ambwira, ahita nkarasa, areba nk'umusore wanyemera uciriritse. Ariko ndashimira Imana ko no mu ruhande rw'umubiri umugabo wanjye ntabwo aciriritse. Rata araciriritse kumuze, buri uriya mugabo ntakomeye muri iki gihugu. Ngo iki niwe wanyigishije mu ishuri muri kaminuza, ni profeseri muri kaminuza. Imana yaritonze ndi mwivuga butumwa, nshakira umuprofeseri muri kaminuza y'u Rwanda, iravuga ati sipe shingiye ko wankoreye. Kandi nanjye ahejeje agacirerega amashuri niriwe mangamangamo, iravuga ati nshingiye kono wankoreye kandi ukaba warize. Abantu bakaguha ibintu gusa bifite agaciro gatoya. Reka nkurebere mu bahanga muri iki gihugu, mugabo wanjye arimo arakora doctora. Ndashimira Imana. Ubwo abize muri kubyumva, umuntu urimo ukora doctora cyangwa PhD muyimpera amashyi mwitonze neza. Hanyuma kandi ntimutekereze ko Imana yamupfunyikiye, nanjye ubahagaze imbere, nanjye nibitseho ka maîtrise. Ubu hari umuntu uvuga ngo Imana ngo yamupfunyikiye, nanjye sinoroshye muri iki gihugu. Haleluya. Nanjye ndi Maître Esperance. Ubwo se njye ntimwamera Imana amaki ku bwanjye? Hanyuma rero mutikagira inkuru, Yohana umubatiza ariho aririra muri iriya gereza yari arimo, amaze gutuma kuri Yesu ababwiye ngo nimugende mumumbarize. Naje kubabwira ngo hano hirya Yesu arimo aragira gute, ariho arakora.
mugende mumumbarize niba ari we cyangwa dutegereze undi. Hanyuma Yesu abaha igisubizo arababwira ngo mugende mumumbwirire, ngo mumubwire ibyo mwumvise n'ibyo mwagize gute n'ibyo mwabonye, muhite mumubwira ngo impumyi zirimo ziragira gute, zirahumuka. Ndagira ngo mvugire Yesu ndi hano sejemu, ibintu Yesu atarimo aza kugukorera arimo arabitunganya hariya hirya. Ibintu Yesu atarimo agukorera hano hirya arimo arabitunganya. Nkutangarije ko Yesu ari mu kazi. Yesu ari mu kazi. Arababwira ati kandi ntabwo ari ibyo gusa ndimo nkora, ntabwo ari iby'impumyi gusa, n'ibirema biriho biragira gute, biriho biragenda. Kandi si n'ibirema gusa, n'ababembe turi kumwe bariho barakira, kandi n'ibipfamatwe biriho birumva. Asoza ababwira ngo kandi ndiho ndanabwiriza abakene ubutumwa bwiza. Ngira ngo ngutangarize yuko ubura umwana n'umwe muri karitsiye irimo itanganya byenda, irimo itanga abamacumi, irimo itangana ba misago. Hano hirya mbwira abantu Yesu ataraha urubyaro. Hano hirya arimo aratanga ba minani, arimo aratanga abanyabyenda, ariho aratangana abamacumi, atangana ba misago. Hano hirya Yesu arimo aragira gute, ariho arakora. Yesu ariho arakora. Yesu arabyemera ukageza kuri 30. Abana ba 21 bariho bashyingirwa buri samuti. Ureba utanakora muri protokoli, nta muntu wagushinga imirimo, bakajya bakureba. Umunsi umwe umukobwa umwe yarakingiwe ari inshuti yanjye, hanyuma ntiyama ikintu cyo gukora. Umwarimu umwe w'umudugudu arambaza ati niko birashoboka ko mu bukwe bwa runaka nta kintu wakoze? Burya hari n'igihe uba utakiryoshya amafoto bitewe n'urwego urimo. Mujye mwikomeza, hari ahantu ugera ukaba utakiryoshya iki amafoto, jya wiyoroshya, jya utuza. Ndebye abana bari bamukoreye mu bukwe, mbona bose bari hasi yanjye, mbona bose barankurikira nk'ubwa gatanu. Ndavuga ni singucira urubanza nshuti yanjye, ntabwo nari kuryoshya amafoto nk'aba bana. Hanyuma abo utabereye marene wari uzi ko uzababera marene, uhite wihanagura, wimyire, usiga inkingi, ubwira umutima ngo situation nari ndimo sinari nkwiye ku marena. Ntimukagushwe n'ubusa, hari ubwo butari mu gihe cyo kuba marene. Nguriya muhungu ngo ntabwo namubereye pare, hari igihe uba mu gihe utaba pare, namwe ntimugakabye. Ubwo se niriwe ngwa haciye gito mpita njya kumusura mu rugo ari umugeni, murenganyirize ko ntari kuryoshya amafoto. Burya hari igihe utajyanye n'amafoto. Hanyuma rero abana b'imyaka 20 n'ingahe, we nawe uri murataranika ngo urabona suri bwigira twatundi twose bigira ntibikunda. Ntago bihura, ntago nari kubishobora. Ubwo se murenganye ngo niyamaye akazi. Ibi byo kurwa mugushwa n'ubusa ngo ibintu ngo byabamvuze, niba bari bavuze ko nshaje ni bari bambeshyeye. Rero mbwire Yohana, mbwire umuntu umeze nka Yohana, ibintu Yesu atariho agukorera hano hirya arimo aragira gute, hariho arabikora. Ikindi kintu ngira ngo mbwira abantu, umunsi umwe umuntu umwe yaranterefonnye twiganye muri kaminuza, ambwira ko yabonye utuzi tubiri hamwe muri Minefura handi muri Minagri. Izo ministere zose sindazikandagiramo. Arambwira ngo ntora kahe, nkore mu yihe? Ndambwira nti zose ndumva ari nziza kandi nayo nakandagiyemo. Nahubwo utore maho ushaka. Ngira ngo mbwira abashomeri mwicaye muri riteraniro, ubura kamwe Yesu arimo atanga tungaye ku muntu umwe. Yari yabonye tungahe muri ministeri zingahe? Nkomeje abantu murimo gushomera, Yesu akakwima arimo dutanga amufururizo ku bandi. Hano hirya Yesu ariho aratanga iki? Kuba atakaguha so uko atadufite. Icyo gihe yaramuhaye tubiri cyarimwe, anamuhitisha amaho azakora. Niba yaravuze ngo naha cyangwa se nahanga simbizi sinarimane, ariko uko biri kose wasanga yarakoresheje tombora. Ariko reka nkubwire ko ushobora kubura na kamwe, Yesu ariho atanga tungahe? Tubiri cyarimwe. Aravuga ati mugende mumbwirire Yohana ibyo mwagize gute, ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye. Bene data ba Kristo, mushaka kuvuga ibyanyu gusa, ariko hari igihe Yesu atinda kugutabara, agira ngo uzabuvuga iby'uyu mugabo wabonye urubyaro bari baramuroza akamara imyaka 7 atazi niba ari umugore cyangwa ari umugabo. Hano hirya Yesu abarimo agira gute, ariho akora. Ntangariza abantu muba mu mazi atarayanyu, ushobora no kubura nayo ubukode.
mwebwe mwana mu mujyi wa Kigali Yesu arimo agerekeranya ibizu nk'ibyo ndimo kubona nagiye mbona ubura nayo gukodesha Yesu arimo abicurika ibisenge bigira gutya like this harimo agira gute harimo yubakira abantu kandi wayo gukodesha ukayabura ariko hano hirya Yesu arimo agira gute hariho arakora haleluya haleluya ubura yo kwishyura inzu umuntu irimo imwubakira amazu nk'atanu yazamurira rimwe mu migi yose y'iki gihugu irimo yazamura harimo azizamura Yesu abarimo agira gute abari gukora ushobora kubura ibyo kurya Yohana baramubwiye ngo yatubwiye ngo tukubwire ngo ari mu kazi nanjye naje kubwira abantu ba hano sejemu ngo Yesu wacu arimo aragira gute ariho arakora ushobora kugira umwana akazi ukamaza ngo se wabaye wakangaye ngo nabaye wa 20 wakangaye yemwe wa 20 Mana irihangana no kuri kose abandi bana bawe wakangahe abambere ngubwire ko wawe bawe 20 musi y'urwo baba bakangahe babaye abambere ko wimyoje abo wa 20 abandi baba bakangahe abambere yagira ngo agiye kugerageza ubutawa mu batatu wawe kwanga wasate Mana wa 30 wa tarani ngubwo yari yakwe kwaje kuzagira gute kugerageza ubwabo ngo abandi baba bakangahe abambere igihembwe cya gatatu tese noneho basi wagerageje te wakangaye mwana wa nabaye wa 50 wa 50 kandi hirya aho ngaho abandi baba bakangahe abambere hano hirya Yesu arimo aragira gute hariho arakora ngero mureba akajisho keza mubwire ngo Yesu ariho arakora hano hirya Yesu ariho arakora yewe Yohana ahantu ufungiye ihanganira aho hantu Yesu ariho arakora usanga umuntu avuga ngo korona ngo itaraza ngo twari dufite amavuta ngo twarasengaga iririre wowe n'urubyaro rwawe no muri korona abantu barasenze n'ubu baracyasenga bikunanira gusenga abandi bariho bagira gute ngo korona ngo yaje mu mubiri ngwiza ngo no mu bugingo ngo ibintu byo gusenga ngo yarabitwaye ni wowe byagiye hirya hano baracyasenga baracyagira gute baracyasenga niba waragize n'ibibazo ukagwa yewe hirya hano baracyagize gute baracyakijijwe wagize ngo se abantu bose babuze ibyo kurya hari nk'igihe umuntu abihamagara ati ndahamagara ibyo mu majyepfo ndabihamagara mu majyaruguru ndabihamagara iburasirazuba muri kaminuza bigeze kutwaka buruse hanyuma duhamagara ibiryo mu majyepfo no mu majyaruguru koko ariko nubwo waba uri umuhamagara kawunga n'umuceri hari abandi bafite ibisorori bitondetse ku meza nk'ikipe igiye gukina igiye gukina umupira ku buryo hari n'icyo umuntu atirirwa agira gute apfundura ngo utangarize kubibura abandi bafite ibisorori bimeze nk'ikipe igiye gukina umupira ibyimana hano hepfo hano ruguru irimo bitanga amufururizo hano hirya Yesu arimo aragira gute hariho arakora harimo arakora mutubwirire Yohana hari muri gereza mumubwire ko Yesu arimo ahumura impumyi mumubwire ko arimo agendesha ibirema mumubwire ko arimo abwiriza abantu ubutumwa bwiza yemwe bantu baseshemu ibyo Yesu atariho akorera hano hariya hirya arimo arabikora umva mada umugabo yagira intege nkeya akakubwira nabi ariko hano hirya hari abagabo bakivuga neza akaza ati mwana wa mawe kwenda gusuje mu izina ryande we binja ntage n'umuntu ugwa kamwiriwe ukajya ugira ngo abagabo bose babaye reka hano hirya hari abagabo bakimeze neza bagikunda abantu bashakanye wabona bukwiriye ukagira ngo ahantu hose bwarije bukwirira abandi ari kumanywa binja ati wiriwe mukozi w'Imana isumba bingahe we binja ntage n'umuntu umenya ko wakubonye akinjira gusa atanagira gute atanavuga ukayivuga atareka abagabo ko bagize intege nke ni wawe bagize intege nke hano hirya bafite amavuta bari mu mwuka ntabwo abantu bose bimeze kimwe hano hirya Yesu ariho aragira gute ariho arakora
hirya Yesu arimo arakora ibyakunaniye abandi biriho birakunda. Hari ubwo umuntu avuga ati giye kwiga byarananiye, abandi amashuri barimo bayakambakamba bikakunanira ugataha, ariko hirya aho ngo barimo bagira gute amashuri bayakambakamba, uwo ariko byarageze gute byaranze. Ndatangariza abameze nka ba Yohana, mwihanganiraho muri hano hirya Yesu arimo arakora. Umunsi umwe nagize ikigeragezo maze kwakira Yesu kuko baranyirukanye, hanyuma ngira ikibazo cy'imyambaro, ngera ubwo nambara ijipo icitse. Hanyuma rero ngira ngo mbwira abantu mufite ibibazo by'imyambaro, iyo na aferi toto yoroshye, hari abantu bamara umwaka hari umwenda batarambara. Ubitse hehe? Ubitse mu nzu, kandi wowe iyo ufite umwe ntiwibaza uwo wambara, ntukererwa wibazaho, ubwo nyine uhita umanuriramo. Umuntu ufite umwe yirwa kererwa avuga ati murambanira iki gitambaro kijyanye n'iyi kanzu, murabona kijyanye na ya baze, murabona kijyanye na ya superi. Ibyo ntabyibaza, gahunda zirangiza vuba. Ariko ngo utangarize kubura imyenda, hirya ha Yesu atangaza garderobe zuzuye. Ibintu Yesu atariho agukorera hano hirya arimo aragira gute, hariho arabikora. Ahubwo reka nkubwire ikintu uri bwifuze muri aya materaniro. Ndagira ngo uze kubwira Yesu ngo Yesu nanjye uze iwanjye, nanjye ugire gute. Mbatangarize ko uyu mugabo Yohana naba namwe mufite amasezerano avuga ngo nzabagirira neza, nzabatabara, nzazaho muri nza. Murabizi ko Yohana byarangiriye hariya yarari, ariko mwebwe mufite amasezerano y'uko Imana izaza. Kandi mu bintu bituma ibya Yesu bigusha abantu, hari igihe umuntu igihe cy'umuhamagaro kiba cyarangiye. Burya Yohana ibyo yagombaga gukora byari bigeze gute, byari birangiye. Ariko kuko turi abantu yagira ngo akomeze agire gute, akomerezeho. Ibya Yesu bimunyeganyeza ari hehe? Ari muri gereza, ariko byanarangiye yaguyemo. Imana ishimwe ko mwebwe mufite amasezerano y'uko Imana izanaza. Siko bimeze hano sejemo, nimufite amasezerano y'uko Imana izaza, ariko ibya Yesu binyeganyeje abantu. Ibya Yesu binyeganyeje abantu, kandi reka binyeganyeza abantu. Abantu bumva ko umukiranutsi atageragezwa, ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo ibyago n'amakuba by'abakiranutsi ni bingahe? Ni bingahe hano sejemo? Ni kimwe? Ni bibiri? Ni bingahe? Bibiri ivuga ko ari byinshi. Nubwo Imana igenda idukiza muri byose, yewe umeze nka Yohana ufungiraniye ahantu, komera. Ibyo Yesu atarimo gukorera hano hirya arimo aragira gute, hariho arabikora. Hano hirya Yesu ariho arabikora, hano hirya Yesu ariho arabikora. Ndatanga itangazo ko ushobora kubura icyubahiro ugasuzugurwa n'abantu bagakwiye kukubaha. Uyu mugabo yavuze ibintu numva ndababaye. Uzi kugira ngo bamuhamagare mu nama, abakozi babanze bamuhamagare. Abakozi akoresha n'ukuri kose. Uzi ko n'icyubahiro iki kwima handi irimo igitanga mufururizo, akajya kumva abavindimwe n'umudamu we bamutumiye mu nama, kandi yari boss yarabitayeho. Bakamwati ngwino mu nama tuvugane, tubona udasobanutse tutagitekereza neza. Kandi umuntu uri ahantu ufungiranye ahantu, hari n'igihe abantu babona udatekereza neza, bakabona nta bitekerezo. Buri abarare bakabona nta bitekerezo. Ngira ngo mbatangarize yuko nshingiye ku buhamya bw'uyu mugabo, Imana ishobora kukwima icyubahiro ikabyemera, ugasuzugurwa n'abari kugira gute, n'abari kukubaho. Ariko abandi hano hirya barimo babita banyakubahwa, bakozi b'Imana, bakabatubura. Ariko wowe babati ngwino hano, vayo ngwino. Abandi bagati mwatwemerera, mwagira gute, mwatwemerera mbaraga z'icyubahiro. Muri bangaho ubwo ngubwo? Ubundi urumwe, ariko nimwagira mute? Ntangaze ko Yesu ashobora kukwima icyubahiro muri karitsiye ariho agitanga. Ntibakimwimye, bakamwati manuka hejuru uze hano hasi tuvugane. Ati nkumva ko ugiye kugirira nabi mwene wacu. Ngutangarize wowe ubana n'igisubizo
igisuzuguriro warigeze kugira icyubahiro. Hano hirya Yesu ariho aratanga icyubahiro. Mubwire nawe agire gute akugarukeho. Ibyo Yesu nabyo yemera ko bigira gute bitugeraho. Murarakaye. Hano hirya Yesu arimo aragira gute ariho arakora. Umva wa mugabo we, abagore bose ntabwo ari ingare, abagore bose ntibaguye. Niba wowe yifata ryaka kubwiza inani na rimwe, hirya hano muri karitsiye munsi y'urugo na ruguru y'urugo hari ba mutima w'urugo binjira akavuga ati mugabo mwiza tukubanze, akabanza akamurambika isengesho, tukubanza agacyayi cyangwa urabanza muri dushe. Urumva abagore bose baragize intege nkeya. Iririre wisengere usaba Imana gutabare. Hirya hari abagore bacyubaha Imana. Urire usenge ariko ntuhite ushyira muri rusange. Hirya hari abagore bacyubaha Imana. Mbwire n'abakobwa bacu mwumvise umwuka mubi uvuga ngo abagabo bose ni babi. Mpagarariye Imana muri ritorero nanjye uyu mwanya mfite mikrofone. Mbwiye abakobwa bacu ko abagabo bose atari babi. Za nkumi ziri hano murahari rata. Nyashya umwuka w'abadayimoni. Hirya hari abasore batarapfukamira Bayali. Hirya hari abasore batarapfukamira nde Bayali. Yego rata kagira Imana. Barababeshya ngo abagabo ni babi, ngo umugabo n'umwana wundi. Ariko hari abagabo bakijya mu gihugu cyo mu ijuru. Mukobwa ugasanga atinya gushaka akatitira akavuga ati bambwiye ko abagabo ari babi. Ariko ntangarije abakobwa, abasore bose ntibapfiriye gushira. Hirya hano hari abasore bacyubaha Imana rata. Kandi reka mbwire n'abasore mwicaye hano, nimugira ngo abakobwa bose ni abanyantege nkeya. Oya hano haracyarimo abari muri iri dini, haracyarimo abanyembaraga. Biryo kugira ngo abakobwa bose ngo ni babi, ntabwo ari babi. Dore musigaye n'isoko ryacu muri pfobya. Umuntu akajya gushaka ntanaduteza imbere. Kabona Isa agenda agiye muri kabari akajya areba uzi kugira gutya neza. Akabara muzanye tutese ko wazanye umuntu kandi twari dufite abantu hari iwacu sejemu. Ati nzamubwiriza yakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Mwatubabariye mukaduteza imbere mw'abasore. Mugahesha agaciro umurimo w'Imana. Ko hano hari abakobwa basenze. Kubera iki mujya guteza imbere hariya hirya? Abantu batasenze, abantu mutaruhanye. Wagiye uhinira bugufi ya koko. Ntuhite ujya muri kabari ngo umushikuzeyo. Twakubaza tutese ko ari uhiniye. Ngo nzamubwiriza agakiza. Nuri Yesu nutanga agakiza. Hari igihe uzagera mu rugo kwati giye umenye ko ndi n'umupagani. Agwati biko wanguye ko tari hehe? Tari mu rusengero ndakwibutsa ko je ntari umurokore. Kandi namwe mwabakobwa mutubabarire nyaboneka. Hano hari abasore basenze Imana bayinginze. Ibintu byo kujya kugenda hariya hirya ukahita utuzanira umuntu kuya tumwibaza tutatugira intege nkeya. Twakoze ugatutuga ngo nzamusengera. Ntabwo uri Yesu ngutanga agakiza. Nyaboneka duteze imbere hano mu murimo w'Imana. Banyampinga mutugire gute? Muduteze imbere. Nyaboneka mwijya kure. Kandi ubwo mvugiye abasore n'abakobwa. Nyaboneka ni muduteze imbere. Ibintu byo kujya kuzana abantu muzarinda kubwiriza. Washatse ubwirije mukazajyana mukabwiriza umupagani muri kumwe. Ibiryo kugira ngo wizane umupagani umwibwiririze muri kumwe. Wagize ngo iyo mugeze mu nzu ivuga butumwa n'iryo ryinshi cyane no kurambura Bibiliya. Nukubaka urugo mugashaka amafaranga mukabyara. Ibiryo kubwiriza ntuzabyibagirwa. Za nubwirije muzajyane kubwiriza abapagani. Haleluya. Numuzana atabwirije azakugora. Icyakoze wahuye nabyo agahura nawe akamubwiriza. Imana iguha umugisha, wagize amavuta menshi Imana iragutabara. Ariko burya se wamuhaye agakiza ni Imana yamuhamagaye. Kandi kari agaciyemo. Hano hirya hari abagabo bacyubaha iki? Imana. Ntimutinye gushaka. Basore bacu namwe bakobwa ntimutinye inzira ni nyabagendwa. Hari abantu bacyubaha Imana. Turi kujyana. Ngira ngo mbabwire ngo hano hirya Yesu aracyagira gute? Aracyakora. Ubu hari abantu basigaye baguna. Mubwate se kutagikorera Imana. Okuvaho ibintu bya corona byaziye ngo numva nta kongera no kugira gute ngo ntugukora. Nyaboneka ni mukura amaboko mufuka dukorera Imana. Corona yaragiye iradusiga. Abantu baracyakorera Imana. Ubu hari abantu nyuma ya corona batagarutse mu rusengero. Akubwira ati ngiye mperuka mu rusengero mbere ya corona.
ariko reka mbabwize ukuri, Yesu aracyakorana n'abantu, kandi mu rusengero hari abantu bakijyayo, abananiwe mubabwire ngo abantu baracyagira gute, baracyajya gusenga. Kambabwira kandi kantu, mbabwira kandi kantu, mbabwira ko uyu mwami wacu akigira gute, agikora. Mbabwira ko uyu mwami wacu agikora. Mbabwire ko hano sejemu Yesu aracyakora. Yewe ntukarogwe nubwo wahura n'ikintu kimeze nka gereza. Ariko namwe mwumvise bya Yesu byarabanyaganyeje, mfite ikibazo cy'amatsiko. Yohana byaramushunguje, biramuzunguza. Hano namwe mwumva bya Yesu bigenda bibagera gutya, yemwe mwumva umuyaga, mukumva umuyaga. Kandi abantu bajya bumva umuyaga mu bya Yesu. Reka ndebe muzamura ibiganza gutya ko turaza gusenga Imana. Bya Yesu kumva birakujyana hano, kumva birakujyana hano, kumva birakujyana hano. Ariko nje kubabwira ko Yesu hano hirya ariho agira gute, ariho arakora. Ngira ngo mbwire umuntu turi kumwe muri riteraniro, nyabuneka wowe wumva wafashe imyanzuro, ugafata umwanzuro wo kuva kuri Yesu, ugafata umwanzuro wo kuva kuri nde, kuri Yesu, kubera kubona atinze kugutabara, tugutangarije ko Yesu agikora. Hano harimo abantu babanye na Yesu baramaze kuzinga mu mutima, baragiye icyakoze akavuga ati sinzacika mu rusengero batazamenya ko nagize iki, nagize intege nkeya. Ariko mu mutima yaramaze kugira gute, yaramaze kugenda. Turabafite mu murimo baza akavuga ati babone ko nagize nateranye, ariko mu mutima Yesu ntacyo bakivugana. Yaramaze kugira gute, yarazinze mu mutima, yaravuze ko Yesu nta kintu kimukoreye. Ariko tugutangarije, yewe wowe wazinze, zingura Yesu mwongere mukorane. Zingura Yesu mwongere mukorane. Ndimo ndakumva umutima wanjye urahamanya n'uwawe. Niyo bakubwiye ko hari igikorwa cyo gusenga, uhita uvuga ngo nibasenge bo Yesu yagiriye neza. Ntushobora kuyasenga niyo yabari arayitimu ukorera mu murimo w'Imana. Basenga umunsi wa mbere utamira gatoki karimo akanyama, ukarenzaho n'agashyushyu. Umunsi wa kabiri ukakoherezayo. Hanyuma baza kubyina ikorasi, ukajya uyinyuka nk'umuntu ufite imbaraga nyinshi. Ariko atari ukubera ko wafashe gusenga, ntabwo muri kumwe, wabatereranye. Ariko nyaboneka zingura wongera usengane na bene so mukorana umurimo. Zingura mwongera mukorane. Zingura. Hano hari abantu bafite ibintu by'amavarize bamaze kuzinga, babonye Yesu atinze kuza gukora. Hano harimo abantu baje gusenga, ariko na nimugoroba bashobora kugororeza no mu bapfumu, kubera ko bategereje Yesu, bafungiye ahantu bagowe, bumva ibintu bamereye nabi. Niyo mpamvu ushobora kuza hano ukaza no kugorobereza ahandi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo yewe zingura Yesu mukorane, wimubangikanya, kuko Yesu hano hirya arimo aragira gute, ariho arakora. Yabwiye abigishwa ngo mugende mubwire Yohana ngo ndi mu kazi. Yemwe bantu basejemo, ndatangaza ko Yesu ari mu kazi. Ibintu byo kumukangisha ngo yakwimye amafaranga, arimo aratanga amayero, aratanga amapaundi, aratanga y'uburyo bwose. Ayakwimu kandi ayafite yayatanze hirya hariya. Ibintu byo kuvuga ngo nguvuye kuri Yesu kubera amafaranga, Yesu arayafite arimo arayatanga. N'ikimenyemenye cyubutse imbere yawe n'inyuma yawe, wabona abantu bayafite. Utiriwe unerekwa, ntukoresha iyo kwerekwa, ukoresha iyo gukeka. Ubu nagize gutya no mu iteraniro, wahita ubona abantu bayafite utiriwe werekwa. Hanyuma rero ibintu byo kwirirwa uva kuri Yesu mupfuye amafaranga, ihangane ibya Yesu byikugamburuza. Hahirwa ibya Yesu bitazagira gute. Ni Yohana wabwirwaga, ariko uyu munsi n'abakristo bateraniye hano sejemu. Hahirwa ibya Yesu bitazagira gute, bitazagusha. Ndimo ndumva mu kirere cy'umwuka hari abantu mukiza mu rusengero, ariko Yesu mwaramaze kugira gute, mwaramaze kumwihorera kubera ibye mwabitegereje. Mukaririra muri gereza zitandukanye, mukariramo ku rwego usigayuza uvuga ati reka njye kureba ahantu nakwirirwa jedi, ndabona kwa kane ahantu nakwirirwa, ukaza ukirirwamo hano. Atari urukundo ukunze Yesu, ahubwo ari ukugira ngo urebe ko bwakwira bukagoroba. Ariko turagutangariza ko Yesu ari mu kazi. Ibyo ataragukorera hari abandi ariho abikorera. Ndashaka ko mukanya tuza gusenga, ntabwo nza gutwara iminota myinshi, minota bampaye irenda kurangira. Abantu ibya Yesu bivugishije amagambo murahari muri riteraniro, murahari, ariko Yesu arimo aragira gute,
Yesu ariho arakora. Yewe wowe wirirwa uvuga ngo baragusuzuguye, ndi kumva umugabo uri mu njyana mu isi y'umwuka urizwa n'igisuzuguro bamusuzugura. Cyobaro nta nubwo kiri vuba ahangaha. Se nkubeshye. Ndimo ndumva uriho uragenda ukurura ngo kubera igisuzuguro cyakugezeho, ariko ihanganire mu mwami. Yesu azaza iyo gereza uzayiva mufungiyemo. Icyo gisuzuguriro cyaraje, kandi cyaraje kiza no mu nzu y'Imana, urasuzugurika, usuzugurwa n'abantu. Ariko Imana turi imbere iriho iravugana nawe ku gitanga icyubahiro hano hirya, mu gihe itaragukura muri icyo gisuzuguriro. Nukuri kose ntiraye kigukuyemo, kuko nejo bashobora kugusuzugura bakanabikubwira. Nejo bagusuzugura bakanabikubwira, ariko ihanganire muri gereza ugize gute urimo. Yesu utanga icyubahiro azongera kugarukeho, kandi twebwe abagize intege nkeya tukaguhitaho tutagusuhuje, tuzagusuhuza n'amaboko abiri. Imana ni kugarurira iki? Ni kugarurira icyubahiro. Nigeze kuvuga ku kantu muraseka. Babyeyi bagore muri riteraniro, mwarakaye uburakari batarabatumye kubera gereza mufungiraniyemo. Ubusara gwa invitation na bibiri nawe ubibona wasenze, ubarayiguha umutwerera iki? Ndi kumva abagore bafite uburakari barakariye abantu. Mureka dusura abahungu bacu n'abakobwa bacu ngo nibaduhaye invitation. Nukuri kose ntibagize intege nke. Gereza twari duhagazemo ntago twari dukuriye invitation. Hari igihe uba muri situation ukabuda kwiriye invitation, ku buryo umuntu akureba akahita agira impano gukeka ko ati invitation nyihaye uri wa mugabo nta irabipfuye uke, irabipfuye ubusa, reka no kugira uburyarya. Hari n'uyiguhagiza uburyarya akavuga ati reka mpfe kugira gute kuyindaga, ariko ndabizi ko nta kintu kizagira gute kizavayo. Ariko hari n'undi ugira ukuri kwinshi mu mutima akavuga ati kugira ngo nyiguhe. Umuntu mwasenganye uri murasenga ati Imana ndahamagara ubugari, ndahamagara isosi, ndahamagara kawunga mu izina rya Yesu, ubwo umuntu araguha invitation. Mwebwe mwarakariye abantu, mwanze gusura abantu ngo ntibabatumiye muri anniversaire n'ibindi birori mugira muri uyu mujyi. Imana irimo iravugana namwe ngo nuko igihe cyanyu cyari kitaragera. Yesu yari ataraza kugira ikintu akora, ariko Yesu nakugarukaho uhumure uzatumirwa nawe. Ariko uvana uburakaraho umwuka arakugaya kurakara. Mwuka arabagaya gucika mu ngo za bene so kubera gereza mufungiraniyemo. Mufungiraniye ahantu hatuma wumva mwene so utanamukandagirirayo. Kandi umwuka arimo aragaya abantu, simbabwiye ngo muryagagure, basigaye bajya mu ngo za bene se bafite uburakari bwinshi. Agahita avuga ko ari mu masengesho ngo utazamusuzugurira ku cyayi. Izo ntago ari imbaraga z'umwuka wera. Wowe wapanze kujya muri bene so batabawe ukajya ugenda ubabeshya ngo wiyirije. Imana irakugaye, Imana irakugaye, irashaka kujyayo. Bakaguha icyo kurya ukarya, bakaguha icyo kunywa ukagira gute ukanywa, ukamenya ko Yesu agira neza, ukavuga ngo yagutabaye niyo izagira gute, niyo izantabara. Ubwo urasenga irihe sengesho wanze ko musangira icyayi? Urasenga irihe sengesho wanze ko musangira icyayi? Urahita uvuga ati Imana yatabaye runaka. Uzi ko uyu mugabo avuga ati avamedi yagwaye 182, apremedi guhaye miliyo. Ubu nta muntu ahita uvuga ati yanyuze kuri uriya musaza nanjye nyureho. Ubwo se nutishimira ibintu yakoze avamedi na premidi, ubwo uraza gusenga ute? Shima Imana yatanga avamedi na premidi dise mbere ya saa sita na nyuma ya saa sita. Uvuga ati nanjye igitondo kimwe uzaza mbere ya saa sita na nyuma ya saa sita. Bintu byo kubona umuntu yatabawe ahubwo ati nujuje ikizu hano muri ikaritsiye, uzaze dusangira agacyayi ndimo nyinjiramo. Ukahita ujyayo ukahita uzana abadayimoni, nturye ntunanywe. Ako nk'abo badayimoni wabihori koko. Ihanganire muri gereza urimo, ariko uyikuyemo musangire icyayi, musangire n'ubugari n'agasosi. Musangire, kuko Imana imuhereho nawe izagira gute, izagukurikizaho. Hari wanumva avuga ngo ibya Yesu ni kuki ni ku murongo. Numvaga umwuka bigaya abantu, umwuka arimo arabigaya abantu. Umwuka hereza umuntu ijambo, umwuka ze ahanure yerekwe agira imbaraga
ishyari, umwuka aragaye abanyeshyari muri riterane. Enita edrere, umwuka aratugaye kutishimira ibyiza by'abandi. Gereza urimo itumye utishimira ibyo abandi bagezeho. Imana ikubabarire mu izina ryande rya Yesu. Umwuka ariho aragaye abantu, umwuka ariho aragaye abantu. Tugiye gusenga ariko umwuka ariho aragaye iki? Arimo aragaye abantu bakiri muri gereza bafungiraniye mu bigeragezo. Ubona mwene se asohotsemo nka wavuza amashyi ukavuga ati muhereyeho nanjye izaza, ahubwo ukahita unungunika. Umwuka arakugaye, umwuka arakugaye. Ukibonera Nyiramwiza atambutse yambaye neza, ameze neza, agakweto yakamanitse, akugira ngo tuvuga ati Imana ishimwe iramwambitse, Imana ishimwe iramutabaye. Ukahita uvuga ngo mwabonye ukuntu yaragize gute, mwabonye ukuntu yari afite ubwibone. Nta bwibone yari afite, asohotse muri gereza avuga ko buri imyambaro reka yambare. Uramusura yatondeka ibisorori ngo banyiyemeyeho, ngo uziko nasanze ari nk'ibisoro 12. Reka bakwakire basohotse muri gereza kubura ibiryo, ahubwo basohokeye muri gereza reka musangire wihita urakazwa n'ubusa. Uracyari muri gereza reka ikuyemo, fatanya nabo kwishima, fatanya nabo kwishima. Reka mbwira aba bantu bahagaritse hano, nabonye mwishima ku ruhande rumwe mwishima, ariko muzarwana n'ishyari ry'abadayimoni. Bamwe ngo muzajya mukora gahunda saa 5 biriya mugira gutya mukagira, hari undi muntu uhita unungunika ati nka biriya yakabikuye hehe. Tini twagiriye muri Yorodani rimwe, ariko ndabahanye mu izina rya Yesu. Nibimuteje intambwe akabasigaza kuri aritari, wowe batagwa n'umwanya gusenga ko ntiwana bishobora. Hita ushima Imana akaba mwabatirijwe rimwe, basigaye bazikuyobora iterane wowe nubwo ntabyuzi. Hanganire muri gereza urimo, hangane muri gereza urimo, ushima Imana kubwa bayisohotsemo. Hanganire muri gereza urimo, niba umukobwa bamuterese mwarasenganye, hita ushima Imana ubwo ati Imana umuhaye umugabo nanjye ejo bundi uzagira gute, uzankurikizaho. Uhita ushima Imana, ujye y'umurambi ko nk'isengesho ati ndagushimiye Imana ko wamushyingiye, wamuhereho nanjye uzagira gute, uzankurikizaho. Uzi ko mujya muhura ntunamusuze kandi mwana hoza musengana, iryo ni ishyari ry'abaki, ry'abawate, ry'abadayimoni. Ndashaka ko dusenga babwira ko hano hirya Yesu arimo agira gute, ariho arakora, ariko mwihanizo ntege nkeya. Mbere ko dusenga bari bambwe ko mufite gahunda y'inyubako ngo dutange ituro ry'inyubako. Mbere ko dusengera ibyifuzo ngo abantu Imana ibakure muri zigereza ndimo ntumva nizo namwe muzi mutiriwe munakeka. Umuntu wumva ibya Yesu byaramunyeganyije, kumva byarakunyeganyije, uhaguruke dusenga Imana. Ahirwa ibya Yesu bitazagusha. Harimo rwose abataraguye mugikijijwe ariko mwaranyeganyeze, harimo abataraguye ariko banyeganyeze. Bya Yesu byarakunyeganyije, bya Yesu byarakunyeganyije. Ndashaka ko tugufasha gusenga, ndashaka ko tugufasha gusenga, kandi ngira ngo nkubwire ngo ongera ubwire umutima ngo mutima wanjye hano hirya Yesu ariho arakora. Uno wese nabwira umutima ngo mutima wanjye, nubwo nanyeganyegeye muri gereza narindimo, ariko Yesu ariho arahumura impumyi. Yesu arimo arabwiriza abakene ubutumwa bwiza, Yesu arimo aragendesha ibirema, Yesu arimo arubaka amazu, Yesu ariho arashyingira, Yesu ariho arubaka ingo, Yesu ariho araha abantu kwiga, Yesu ariho araha abantu akazi, Yesu ariho aragirira neza abantu. Mbwirira umutima uguhagazemo ngo nubwo byanyeganyije, ariko menye neza ko Yesu hano hirya arimo aragira gute, Yesu ariho arakora. Dusenge Imana. Mbere ko dusenga, hari umuntu udakijijwe ngo azamure ikiganza tubikorere icyarimwe? Umuntu udakijijwe azamure ikiganza. Umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza akaba adakijijwe, zamura ikiganza wite gufasha gusenga by'umwihariko. Imana iguhe umugisha. Ndashaka umuntu udakijijwe, umuntu udakijijwe ndamushaka. Baza hano pastor nta kibazo. Mwebwe mushaka gukizwa, mwebwe muzamuye ibiganza munsange hano. Bintu tubikorere rimwe, tugire time management. Bintu tubikore vuba vuba. Umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza akaba adakijijwe. Hano hirya Yesu arimo aratanga agakiza. Natwe twaje turi babi, hano hirya Yesu arimo aratanga iki? Agakiza. Yesu ariho arakora, ariho aratanga n'agakiza. Wowe ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ukaba udakijijwe, simbuka uze hano tugufashe gusenga Imana by'umwihariko, tugusorezeho neza. Umuntu udakijijwe hano hirya Yesu ariho aratanga iki yemwe? Agakiza.
umuntu uzi ko adakijijwe, iyo udakijijwe ububizi, umuntu uzi ko adakijijwe akaba ashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, babahaye n'agatebe ko kwicaraho. Imana ibahumugisha mu bahaye keya. Hari undi muntu usigaye utarakira Yesu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we? Reka rero dusenge, reka tubanze dusengere abantu bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nyakubahwa pasitore, badusengera bakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hanyuma natwe dusenge muri rusange. Murakoze. Reka mbasabe muhaguruke, ntacyo bitwaye mwebwe muje ahangaha, muzamure ibiganza hejuru, muzamure ibiganza hejuru. Ibyo mvuga murabisubiramo, murasubiramo amagambo ndibuze kuvuga. Muvuge ngo mwami Yesu, mwami Yesu, twumvishe ijambo ryawe, dutsinzwe naryo, turabanyabyaha, twakoze ibyaha byinshi, tugusabye imbabazi, turakwinginze tubabarire. Uhereye none ntituzabisubiramo, dufashe umwanzuro wo gukizwa, tukakwakira, ubuzima bwacu bugahinduka. Tubabarire, ntituzasubirayo, duhe imbaraga, dufashe umwanzuro. Reka dusenge. Mana ishobora byose, imbabazi zawe ni nyinshi, reka imbabazi zawe bashiki bacu na bene data batsinzwe n'ijambo ryawe, imbabazi zawe nizibabeho. Bakoze ibyaha byinshi, ntibashyikiriye ubwiza bwawe, ariko imbere y'iteraniro barihannye, baratuye, babihamishije kurambura ibiganza byabo. Tubasabiye imbabazi, bejesha amaraso ya Yesu. Uhereye none uhindura ingeso zabo, uko bagendaga, ibyo bakoraga, ibyo babagamo, ubimure, ubashyire aho wifuza. Bababarire kandi ubambike imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacyo. Turagushimiye ko bikoze, tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Muce hariya babafashe kurikire protokole, babagira inama, bababwire n'umunsi wo kwigaho inyigisho z'umubatizo, tuzabatize, tuzanabakire. Kadusenge. Umuntu wese wumva ibya Yesu byaramunyeganyije, tubibwira Yesu, mubwire ngo menye ko hari ahiryo uri mukora ibitangaza, muri famiye uri mukora ibitangaza, mu kazi uri gukora ibitangaza, mu zingo za bene data uri gukora ibitangaza. Enita edrere, enita waini, benetraini, ezinimanda, etokeria, minitando, esta beniwa, hote de prore, chance bini, enitando ma, wastahiri, eleganda, neto ebi es ninita ibya Yesu binyeganyeje abagenzi, gereza nyinshi abagenzi bazihagazemo. Kandi hano hirya Yesu ariho arakora, hano hirya Yesu ariho arakora. Kuba turirimba nuriho urakora, kuba dukora n'umurimo uriho urakora, kuba duturanye uriho urakora, kuba tuvukana uriho urakora. Yesu kuba bitwiganye uriho urakora, kuba twasenganye uriho urakora. Hano hirya Yesu ariho arakora. Yesu ariho arakora. Yesu ariho arakora ibyo atarimo agukorera, ariho arabikora, ariho arabikora. Komera, ntukarogwe muri iyi si, ntukareke Imana. Yesu ariho arakora, ntukarogwe, ntukarogwe mada, ntukarogwe papa, wa mujene we, wa nkumi we, wa musore we. Imana iriho irakora. Yemwe bakobwa mukuze, Imana iriho irashyingira. Yemwe bahungu mwabuze uko mushaka, Imana itanga ubushobozi abantu bagashyingirwa. Yemwe abafite za kategori mwaryamishije, turabatangariza ko Imana ikora. Yemwe bazishatse mukazibura, dutangaje ku mugaragaro ko hano hirya Yesu ariho zitanga. Yemwe babuze amazu yo kubamo, Imana irimo irazamura ama etaje hirya aho ngaho. Yemwe babuze uko mubigenza, Imana iriho irakora. Yesu ariho
arakora, Yesu ariho arakora. Yamwe abafite ingo zinyeganyega, dutangaje ku mugaragaro ko Yesu ariho azubaka, ariho azisobeka. Nimukomere, Yesu wagiye hirya namwe azaza. Yatumye kuri Yohana aramubwira ngo bamubwire yuko ari mahumura impumyi. Yemwe abasejemu, Yesu ariho arakora. Yemwe abashyitsi n'abasangwa, Yesu ariho arakora. Yemwe dutangaje ku mugaragaro ko Imana itaruha, Imana idacogora, Imana ntiruha, Imana irimo irakora kandi itabara abandi. Nawe izagutabara. Naza ntabwo azaceceka, azaca intambara, azimareho. Kandi harahirwa uwo ibya Yesu bitazagusha. Kandi dutangaje ku mugaragaro ko ibyago n'amakuba by'abakiranutsi nubwo ari byinshi, ariko Imana idukiza muri bingahe? Muri byo. Imana ikiza muri byose. Dusabye umugisha kugira ngo Imana ikize abantu muri byose. Dukomeye Imana amashyi kwirima ikora, ko Yesu arimo akora, ko Mwuka ariho akora. Abantu nibakomere mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndagira ngo nsengere indi sengesho. Umuntu wigeze kubahwa hanyuma agasuzugurwa, uyu munsi akaba abana n'igisuzuguriro, tumusorezeho. Ahagarare mu iteraniro. Cyakoze ushobora kugira isoni ukanga kwigaragaza ko wigeze kugira icyubahiro. Imana irakubona aho uri, kuko numva nkurura. Ndagira ngo tukufashe gusenga. Yego, muzanire icyo giseke cy'ibyifuzo. Harimo n'abandi babishyizemo hara mu giseke. Imana numvise imbwira ko hariho umuntu izagarura icyubahiro, ku buryo uko wasuzuguwe uzongera kubahwa birenze uko wari umeze mbere. Ndagira ngo dusengere n'ibi byifuzo, dusengere n'abari abantu, kugira ngo nsubise mikrofone. Dusenge kandi abo bantu bari hagurutse icyifuzo cyabo bagikomeze. Ba bantu bumva Imana yabakoreye igisuzuguriro